fata inzara zawe uzihindura amabaro, umusatsi wawe uhindura ubwoya, ibitsike by'amaso biharuza urwembe, iminwa yawe myiza uyihindura danje. Dufite icyaha muri twebwe cy'amahane, harimo abantu b'abanyaburakari. Yego dufite abantu tugendana, ariko nagira ngo nkubwire ngo kuba uri umuririmbyi hari umuhamagaro utandukanye n'uw'abandi. Wowe ntago uri umwizero usanzwe, uri umwizero usanzwe mu buryo bwo guca bugufi, ariko mu buryo bw'umuhamagaro ntago uri umuntu usanzwe, wakagombye kugira imyumvire iri hejuru. Abantu bagiye bahangara, baratinyuka, baririmba indirimbo, iminwa yabo irabihamya, ariko imitima yabo irabavuguruza, bavuga yuko bazajya mu ijuru. Umutima uzajyayo mushingiye kuki? Bakomeza kubaho iyo mibereho, ariko muri iri joro Imana idushoboze kuyizera ngo iducanire umuriro, natwe turahurira abandi. Haleluya! Reka twigane bene wacu. Zaburi 137. Yararimo abwira abantu Imana azi neza, iyo yahuye nayo, iyo yavuganye nayo, iyo yahinduye umutima we, maze akabivuga biri muri we, akavuga ati ndaririmbira Uwiteka indirimbo z'agakiza kanjye. Turi kwibaza ku bantu baticaniye, barahurira abandi, umuriro w'umurahurano turahura uzatuzimana. Abantu baririmbye indirimbo z'abandi, baziririmba igihe kirekire, nta ndirimbo yabo bafite, ariko kubwira ijoro mwaraye ndi kubasengera ngo Imana ishyire indirimbo mu mutima wanyu, maze namwe mugire indirimbo zanyu. Nujya ujya kuririmba ujya uvuga uti iyi ndirimbo irasa n'indirimbo yanjye. Reka mbibutse zimwe mu ndirimbo z'abandi twaririmbye, kuko nibaza nise ko twayambaye kubera amaso, ni iki gituma ahora mu gahanga? Mujya muyabona ari mu gahanga, none se nicyo baba barayaguhereye? Impamvu ukiyamanika mu gahanga, birashoboka ko umwanzi yaba ari kucyuririraho ngo azakubuza ubugingo buhoraho. Ugisuzume nusanga ari byo, ukuremo mu izina rya Yesu. Hari abaririmbyi babaye umutwaro kuri korari kubera ko azi kuririmba tenari, ugasanga amafaranga mwatanze muri fundraising arimo arabwira perezida ati nutandihire inzu ukwezi, nimutangurira inkweto ngo mugure na uniform, nimurangiza muri momo yanjye mushyiremo 50,000 byo kugendana nk'umuntu w'umusore, korari yanyu muyigumane. Kubera iki? Arashaka kuririmba tenari. Dufite abakobwa bazi kugira gutya amaboko, nabonye musigaye muyagira gutya, nabonye muri David abaririmbyi bose basigaye bagira gutya amaboko nk'adafite imbaraga, kandi ubwo babibonye ku muntu umwe ntavuze, ariko bose umuntu asigaye afata mikrofone yajya kuririmba akaririmbura amaso akagira gutya akaboko. Ninde wababwiye ko mwese mugomba kuririmba mumeze gutya? White mu cya 946 yagize ati ntabwo igikenewe ari ukuririmba mu ijwi rirenga, ahubwo igikenewe ni ijwi risobanutse n'amagambo yumvikana. Nimureka abantu bafata umwanya wo kumenyereza ijwi kugira ngo indirimbo zo gusingiza Imana ziririmbwe mu magambo n'injyana byumvikana kandi bituje, nta magambo atumvikana cyangwa amena amatwi abantu, akwiriye kumvikana aho ngaho birumvikana. Ubushobozi bwo kuririmba ni impano itangwa n'Imana. Nimureke rero ikoreshwe kubw'icyubahiro cyayo. Nimureke ubushobozi bwo kurimba twahawe tubukoreshe duhesha Imana icyubahiro. Mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa page ntabwo rero buriya yego niho biboneka. Ntabwo dukwiriye kwiyemera buriya iyo ukoresha impano yawe mu buryo bwo kwigaragaza, biba bisa nkaho utaza aho iyo mpano wahawe yaturutse. Yego. Ubwo rero igihe turirimba dukwiriye kumenya yuko dukwiye kubikoresha kubw'icyubahiro cy'Imana. Hano bavuze ngo tukaririmba mu buryo butuje. Yego. Ikiganiro nabonye umuririmbyi umwe, simuvuga izina, ariko uvuga ngo twebwe ngo inama y'itorero ryacu tubuza kugenda, ngo ariko ngo tukabona ngo nivuga butumwa tugiyemo ngo tukagenda, ngo tukavuga ngo kamambaya ngo wenda baduhane. Yego. Can you imagine? Ushaka kumva ikintu nk'icyo? Ngo hari ngabakuru b'itorero hamwe ngo bigora ngo bagakomeza ibintu, ngo ariko ngo hari n'abatigora. Ibintu nk'ibyo ntago byemewe. Niyo mpamvu muri imyanzuro ho bavuze ngo abayobozi bakurikirane ishyirwa mu bikorwa ry'ibi bintu. Abo rero ngo babyoroshye uwo muntu yavuze. Urubanza rubariho. Niba korari rubarizwa mu yikundo urukundo rukomeye,
ukaba ubona idashaka kugendera ku murongo w'ikibyanditswe byera bivuga yivemo, kuko iyo korali ntabwo ikurutira Yesu. Ushobora guhitamo Yesu kurusha iyo korali. Niba ubona kuba muri korali ugakora ibinyuranye n'ikibyanditswe byera bivuga ari cyo uhisemo, ubwo ubutandukanye na Yesu. Aho kugira ngo utandukane na Yesu, tandukana na korali wenda bigira inzira, cyangwa mujye mu murongo muzima. Harimo n'abantu rwose bavoma hafi, mwicara mu nama mugakora inama murimo kujya impaka ku kintu, wajya ko nukabona ari isohokeye mudasenze, murabagira namwe hakikubita akagenda ukamuhamagara, none se kugiye tudasenze nge nanga ibintu by'imiserero wana none se ubwo nibwo ubaye umukirisitu? Mwari muzi ko hari igihe dushobora gushwana tugatangira nabi muri repetition, ariko Imana ikaduha umusozo mwiza. Niyo mpamvu iyo usohotse udasoje, kenshi na kenshi hari igihe uba uzahinduka iturufu Satani yongera gukoresha kugira ngo ibyarangiye Satani yongera agire gute, abigarure. Umuntu amaze imyaka 3 adaheruka muri korali yahagera, ese ka kabazo k'amafaranga yabuze mwagakemuye gute? Urumva hana bagaruye imyaka ingahe? Imyaka 3. None se uriya muntu uko nabonye ari muri Supra nafashe mikrofone biruye yarangiye ite na wa mutipe uririmba tenari? Ibyo ni ibintu muba mwararangije, murumva abagaruye inyuma y'imyaka 3. Kubera iki? Afite icyaha cyo gusubiza abandi inyuma. Dufite ibyaha bitandukanye, buriya mubona umurimo w'Imana tutarufitemo umunezero, birimo biraterwa n'ububi bwacu. Petero yari umuntu w'umunyabuntu ariko agahubuka. Turabafite bagira ubuntu bwinshi, wajya kumva araguhamagara kujyanye ku ruhande, ndabona muri no minsi ku kazi kawe byanze, inifomu nzayikugurira. Mwaba muri korali muri rusange yarangiza, n'impamvu mureke dushaka icyo dufasha abantu bacu bafite ibibazo nk'ubu pe. Imana imbabarire si ukwishyira hejuru, ariko kana ejo sinakugura inifomu. Ubwo ni umuntu w'umugabo urimo kubwira ufite urugo, urimo uramubwira imbere y'abakobwa bakiri bato. Mu by'ukuri kenshi na kenshi Satani ajya ashaka yuko tugira umutima w'ubuntu, ariko akatuvangiramo akantu kitwa guhubuka. Hari abantu bagiye bituburira bakitera umwaku, bagakorera ibihembo, bakaza mu murimo, bamwe baza kubwiriza, abandi baza kuririmba, ariko bari gukorera ibihembo. Mbafitiye icyigisho kivuga ngo Yuda ntaho yagiye, abantu bagatera imibare batahari wajya ambwiriza nagirirwa icyizere, muzabona ibihembo ariko muzahomba ingororano, kandi ingororano z'abera zirahari. Haleluya. Baririmbyi ba tenari simbizi, ntago nzi uwabizanye, ariko njya kubona nkabona umuntu ugiye gutera igice ari umuririmbyi wa tenari, akagura ahita akagira gutya. Ubundi ibi byo byaje gute? Ubundi muhagaze nk'uko kera bahagararaga ntago ijwi ryasohoka. Nashakaga kubabwira, iyo udafite icyo ukora uhinduka umutwaro ku bantu, nuko babiguhisha. Ni gute korali izazihora iguteranyiriza? Itike bateranyije, inifomu bateranyije. Buriya mu makorali habamo abantu bahora bavunika baracecetse, hari abantu bashoye ijwi n'amatiku gusa. Bantu b'Imana, turi ku musozi w'Imana, ariko hari ibintu bituma tutabona ubwiza bw'Imana. Yari meza wongeraho ayandi, imyenda ya kigabo yihindura iyawe. Uri umuntu ugira ubwuzu bw'umurimo w'Imana, ujye ubimenya ko icyaha kiri muri twe gishobora gutuma uhubuka, kandi guhubuka akaba ariko kugaragara cyane kuruta ibyiza wagize gute, wagezeho. Kwa ba Yesu hari harimo Yuda wari ikirumira habiri. Iyo babaga bari kumwe n'abigishwa ngo Yuda yagaragazaga ko ahari, ariko baba bari no mu banzi b'umurimo Yuda akavuga ati bari abantu nubwo tugendana ariko ntago tuba turi kumwe, mu bitekerezo ni turi kumwe. Dufite abantu bitwa ko bari mu murimo w'Imana ariko bibirumira habiri. Iyo ari mu ndaya baramubaza batari ko buri uraririmba ukumva nta kibazo, ati rega ati hariya mu makorali nawe wabamo indaya nk'uko namwe muri zo. Reka ngira ikintu mbabwira, ntukabikirumira habiri mu murimo w'Imana. Ariko turabafite, hari ukuntu korali icikamo ibice bibiri, igice kimwe kikagenda ikindi kigasigara, hakaba umuntu mubi w'umugome usigayemo hagati. Kaza muri repetition mukarepeta, hari arimo kubabwira ati abantu bavuye muri iyi korali bazapfa nabi mubareke. Yasohoka agahita atega moto akajya kureba abandi batakiza, ati naba namwe mutakiza, ati nta gahunda ikihaba, nta ndirimbo nshyashya duheruka, ibintu byabaye vuruguzi.
ndagira ngo mbabaze muri aya matsinda abiri nubwo bomba ari abapagani, umupagani mubi ni uwuhe? N'uwasigayemo hagati. Ntukabikirumira habiri. Icyaha cyo kubikirumira habiri ni icyaha kibi. Kuba umukristo ukaba n'umupagani. Ubu muzabyumva. Dusigaye dufite abantu bahimba indirimbo ugahita umenya uko yayihimbye agize gute ameze. Ndabasabye tujye ku musozi tubonane n'Imana, ubwiza bw'Imana bujye kuri twe. Icyo kizatuma abantu batwubaha, kandi ubwiza bw'Imana iyo buri muri wowe. Mwigeze mwumva ahantu na hamwe mwitsinda Abisiraheli bari barimo, mwigeze mwumva umuntu wafashwe n'abadayimoni mu butayu? Ko wasomye byinshi. Mu butayu hari umuntu muzi wafashwe n'abadayimoni yikubita hasi arigaragura? Ntibibaho. Hari inkingi y'igicu, bagendanaga n'ubwiza bw'Imana bwa Shekina mu buturo bwera, kandi abakozi b'Imana ubwiza bw'Imana bwari bubariho. Kubw'ibyo rero Satani yashatse aho yinjira mu buyobozi akahabura. Abisiraheli babagaho kuri gahunda. Iyo wavaga muri gahunda byabaga bikunaniye, kubera ko Satani arabizi yuko mu kajagari niho aprofitira. Imana yari yarapanze yuko Abisiraheli bubaka inzu zabo zigose ubuturo bwera, ariko hari ibirometero byagenwe hagati y'Umwisiraheli wa nyuma n'umunyamahanga wavuye mu Egiputa bakurikiye. Nta munyamahanga waturaga ku buturo bwera. Hari intera hagati y'abanyamahanga n'Abisiraheli nubwo bagendanaga. None ndashaka kubabaza, yego dufite abantu tugendana, ariko nagira ngo nkubwire ngo kuba uri umuririmbyi hari umuhamagaro utandukanye n'uw'abandi. Wowe ntago uri umwizero usanzwe, uri umwizero usanzwe mu buryo bwo guca bugufi, ariko mu buryo bw'umuhamagaro ntago uri umuntu usanzwe. Wakagombye kugira imyumvire iri hejuru yacu. Pastor adutegetse yuko tuzajya mu mavuna gutangiza ivuna irunaka intara yacu irimo gukora. Nta yindi korari babonye, nitwe bazi dushobora gutabara, ariko nimukadupinge ngo mudufatiraho mushatse. Uzanamubwire nawe aze twibonanire, ntakajya dufata nk'abana be, twebwe araduhemba. Ubundi reka njye ikintu mbabaza, ubundi umuntu ufite filozofi nk'iyo, ubundi no reka mbabwire, mwari muzi ko n'abazamu bo ku rusengero batagira iyo filozofi? Hari abaririmbyi ubu ubona bafite imyumvire iri hasi cyane ku buryo yakagombye kuririmba umwaka wose indirimbo ivuga ngo nzamura maze ungeze ku rugero rugize gute rukwiriye. Ibikorwa byose by'ivuga butumwa Yego. korari yo mu itorero ry'ibanze igamije gukora, ni ukuvuga ngo hari nk'abaririmbyi bashobora gupanga ibintu bakaba babikora batabigwitora, bakisanga ari ibintu bitemewe. Ese ibyo bintu byizweho mu nama y'itorero mbere y'uko biba? Yego. Kandi ibyo bikorwa mubizi neza ko ari ibikorwa by'ivuga butumwa. Hari abantu ubona bari gukora ibikorwa muri iki gihe kandi bitwa ko ari amakorari, bakavuga yuko ibyo bikorwa barimo ari naho hazamo biriya byo kwishyuza, hari abavuze ko bitemewe, urumva? Bakavuga ngo iki gikorwa tugiyemo nicyo gukusanya inkunga yo kuzafasha ivuga butumwa. Yego. Uri kubyumva? Icyo kintu ntabwo cyemewe, ahubwo icyo kintu bwacyo mwakagombye kugikora ari ivuga butumwa. Nta murimo mugomba gukora atari ivuga butumwa. Hari bimwe ntazakoraho byankoraho, hari bimwe ntazakoraho ko byankoraho nabyo, ariko binkozeho nduwo gutaha mu ijuru ntaco nabambaye. Niba hari ikintu gikeneye ubugorozi cyane muri iri torero ryacu nabaririmbyi. Za korari zifite ubwigenge burenze imitekerereze. Yemwe uwabicaza hamwe akabahugura. Hariya muri kabine tekinike hariya mukeneye amasengesho ya Mwuka Wera cyane. Abarwaye imitima bashobora kutazagaruka mu rusengero. Ibi byuma byanyu mwatondetse ahangaha n'imidiho n'ingoma zabyo birahasha ubuyobozi bwa Mwuka Wera mu ndirimbo zanyu. Murakubita ingoma umuntu ntamenye icyo mwazikubitiye.
bigeze no ku rwego aho twicishe bugufi uw'ibyuma ati njewe oya, ubwo twe twimbira hasi bugufi twumvire mwami, twumvire mwami. ubwo se ubu si ubusabane bwa mwuka wera? iyo nangije kumbwira iki? mugabanye, ntaco muraba. icyo kiraka muhumure, ntawe uzakibaka, ariko nimugabanye. abizera kuza mu rusengero yo kugenza gute? iyo kuramya. gahunda y'iki? yo kuramya. reka ngisabe rwose, mbese reka nsabe. igihe abizera bavuye muri za gahunda hanze, muri za porogaramu babahaye, ariko bagarutse muri gahunda yo kuramya, mureke turirimbe indirimbo zo mu gitabo. mureke abana b'Imana binjire baje kuramya Imana baririmba. muradutanguza iyi midiho yanyu, izi za ndomboro ya soro, mukadutangura aho kugira ngo turamye Imana, tukaramya ibyuma byanyu. abizera ugasanga bajunjamye, ntibazi ikibazanye mu rusengero. hano ingoma zavuze, ibintu byacitse, igitaramo kiratangiye, mwateganije mwebwe ubwanyu. ndasaba Imana n'abashinzwe gahunda, mubwire abaririmbyi igihe cyo kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana rwose bagabanye imidiho yabo, bareke dusabane n'Imana mu rwego rw'indirimbo zacu. umuntu wese abwira Imana, aririmba ayibwira, yumva asabana nayo. twe gukenera amashi, imidiho n'ingoma. igitaramo nikigera muzabyinire cyakora hanze, iyi nzu y'Imana muyiha umwanya. uziko tugeze igihe cyo kubyina, nyakubyina bisanzwe. hari ubona abantu babyina baririmbye, noneho rero badodesheje imyenda yo kubyiniramo. ntabwo mvuze abo nabonye hano, nababonye ahandi. ndi kugira ngo n'aba hano batazabikora. niki cyabatinyuye? ndakangurira abayobozi b'amakorari turi kumwe nabo muri uyu mugoroba, shaka uburyo utera intambwe, ugira ahantu utindana n'Imana, kugira ngo ujye uhura n'abantu uje kubazamura, utaje kubitsa cyangwa ngo ubashyingure. ntago biri bukunde. tuyoboye abantu bafite ibibazo. umudamu arimo araza, umugabo wamubwiye ngo niwibeshye ukarenza saa moya urari iyo wagiye. yarangiza akaza agasanga korari yagomba kurepeta saa 12 itangiye saa 12:40. umudamu yajya gusohoka bati nusohoka ugenda ugiye saa moya kandi zirageze. yarangiza agahita akubwira ati gumana korari yawe. icyo nagira ngo mbabwire, dufite abantu bafite ibibazo byinshi, dufite abantu bikoreye imitwaro myinshi, baba baje muri korari, baba baje mu murimo w'Imana, baje kuruhuka. bishoboka yuko buri muntu wese akeneye umusozi agomba guhuriramo n'Imana, kugira ngo tujye duhura buri muntu wese yambaye ubwiza bw'Imana. dufite n'amakorari yajemo amoko, harahari. birababaje, amakorari y'Abadivanisi umunsi wa 7, ukabona umuntu wese ugiye kuza barimo baramubaza akomoka, bakumva uko avuga, bakanamureba uko ameze, barangiza bati mumukubite ese y'amezi 6. ariko iyo uje usa nk'uko bashaka, upika ukurura amashusho y'abantu, tavuga bati uyu nta mpamvu yo kumucisha muri ese, niyo ataririmba yakora geste. ko ubwo bwose ni ubupagani, ubwo bwose ni ubupagani, ku buryo usanga abantu bavuka mu cyerekezo kimwe barakundanye. mu myaka za 2016 hano i Kigali hari hasigaye havuka amakorari, ugasanga abantu ngo bavuka nko ku musozi umwe. wajya kubajya muri uw'ahandi rwose akakubwira ati nturi uw'iwacu. ariko izo zose Imana ni umukozi w'umuhanga. izo zose abazitangiye ntibakiri no mu byizerwa.
ubu zirimo zirajyamo abantu babatijwe vuba bagize gute. Ariko nagira ngo mbabwire ngo tuziritse ku cyaha. Ikibazo nshaka kubaza rero uyu munsi, wowe uziritse ku byaha byinshi cyangwa uziritse ku cyaha kimwe? Uri umusipesiyalisite muki? Bahamagaraga umuki? Umuntu ucuranga. Bikagenda gute kuri Sawuli? Agakira? Oya, agakira akoroherwa. Indirimbo rero hari ibintu zoroshya ariko ntabwo zikemura ikibazo cyose. Cyokora abantu baroroherwa. Uzi ukuntu mwibagiwe ibibazo mwasize? Urumva se mutorohewe? Zitera abantu koroherwa ariko nawe ukira. Yarangiza gucuranga igice cya nyuma kikarangira yongeye afashwe. Ubwo abantu bahora mu gitaramo. Abisiraheli igihe bari bamaze kwambuka inyanja itukura bakora iki? Bararirimba. Amazi nabuze bari bishe Mose. Nuko indirimbo zimera zoroshya ikibazo ariko nabo zikirangiza. Upfa iki na Bibiliya? Yeremiya igice cya 13. Hakaboneka n'abandi hafi aho batari munsi ya 4, umwe afite umuduri, undi afite iningiri, undi afite inanga, bagenda bacurangira abahetsi. Ariko muri gitangaza bagenda bacurangira abahetsi. Kandi abo bacurangirwa urutugu rwahiye. Kuye ku muntu ukamujyana ikirinda n'amaguru. Urumva hano ukuntu habaga habaye. Umuntu akiya kugenda acuranga. Umuntu yashize. Kandi uri mu ngobyi nawe hari igihe abaga yashizemo umwuka. Ibyo bita gukubita igihwereye. Nuko rero abantu bakaza mu iteraniro nk'aha ukaba wagira ngo barimo barumva. Urumva? Waba utabizi ukagira ngo bafashijwe, naho bashize. Hano hari umugabo n'umugore bakubita ukwezi kurenga badasetse bicaye muri salo yabo. Bayiguze bahenze. Televiziyo irahenda, inzu irahenda, ariko baseka bageze hano. Baririmbye mwongera ibitaramo abantu babonaho baza bagasekera, kuko mu ngo zabo byararangiye. No gucurangira abahetsi. Umuntu aravuze ngo ngiye urwego rwanjye, uriya muntu wanyu badodera kuri 3 ntari ku rwego rwanjye. Wazajya ko ukabona umuntu igitambaro cya korari nicyo yadodesheje, ariko uko ateye urimo urabibona. Kandi yarangiza ati tuzatere ya ndirimbo ntera. Ubwo nuvuga ngo abagomba kuva mu bandi akaza kwiyerekana. Icyo nagira ngo mbabaze, mwari muzi ko hari ibintu dukora ijuru rikatubara nk'abantu bibyihebe. Buriya umuntu w'ikihebe nta kintu abatinya. Ni gute umuntu atinyuka kutadodesha abandi badodesheje, akambara imyenda inzu y'Imana itemererwamo? Kuko hari abantu baza hano ku ruhimbi, rwose pe tuvugisha ukuri, hari abantu bahagarara hano ku ruhimbi bakahitiranya na podiyumu y'ishyaka rya politike, podiyumu ya kampani zirimo kwamamaza, umuntu akabyitiranya na podiyumu bakiniraho karate, cyangwa podiyumu yo mu bukwe. Buriya podiyumu yo mu bukwe hari n'igihe ufata envelope nta kintu kirimo, ukayifunga neza ukavuga uti mpazamuke nyimuhereze bamfotore babone ko naje. Buriya hari abantu bapfunyikira Imana ikibiribiri hano ku ruhimbi, barahari benshi. Icyo nagira ngo mbabwire baririmbye, ko mubona abantu ari twe bakesha guseka, kuko hano hanze abantu barababaye. Umuntu asigaye ashyiramo indirimbo. Reka mbabwire ikintu cyantangaje. Maze iminsi ntwarwa n'abantu batizera ibyo twizera mu itorero ryacu. Hari n'imodoka winjira Mariya umwisilamu ukumva harimo indirimbo za ambasadazi, ukumva iki, mbega indirimbo z'Imana
zabashije kurenga imbibi z'amadini ku buryo byanga byakunda. Umuntu arabanza agakubitaho ikiganiro cya radiyo imwe akumva birabishye, akagarura ahandi birabishye, wajya kumva ukumva aravuze ati aba badive nibo bapfa kuvuga neza, ukumva niho agize gute, niho hashyize. Indirimbo ikiganiro, indirimbo ikiganiro. Mu magambo make turi abantu bariho kugira ngo abandi bamererwe neza, ariko mfite ubwoba yuko turimo gutanga ibintu, turashaka guha abantu ubwiza bw'Imana tudaherukana nayo. Nababajwe ahantu nagiye, umuririmbyi aramanuka, perezida wa kora arasohoka hanze, afata telefone, uri hehe, ndaje. Perezida akazaza yinjira, akongera agasohoka, akinjira. Naho yari umuririmbyi w'umusitari, hari abaririmbyi baba bakomeye, abandi bagendera inyuma. Rero yaraje, gahunda ya saa 5 yari yatangiye, bari muri gahunda. Aramanuka, yaraje n'akamoto, nta Bibiliya, aza yiruka. Mbega bari bamuhamagaye nka kwa kundi abatekinisiye baduhamagara ngo ngwino uzamure fizibure umuriro urahiye. Amanuka yiruka, arangije akubitana nabo basohoka, abaricaye ubwo bagiye ku ruhimbi, indirimbo yabigerwaho. Arahaguruka atera indirimbo rwose nk'umutekinisiye. Indirimbo irangiye, akantu yari afite agasigaho yongorera undi, asohoka gake na telefone nk'ugiye kuyitaba. Mutekereza ko yabigenje ate? Yahise atega kandi kamoto. Insengero rero dufite noneho zegereye imihanda, abatubuzi ntago tuzabakira. Yahise agenda. Ubu dufite abantu barimo gushaka kuza ku ruhimbi kuvuga, badafite umwanya wo kwicara ngo babwirwe. Nose niba utaboneka mu materaniro mu mibyizi, tukaba tubizi ko nta n'igitabo ugira, n'intambara ikomeye twatumije ko azihaye abandi utanayigira, utazi n'ibice biyigize. Korari ukaba uyibonekamo ari uko igiye kuronshinga DVD. Mwarabibonye ko DVD tuzana n'abataherukaga kubera iki? Iri tara ni hatari. Ari ukuntu umuntu yicara akabwira umugabo ati nzakwemeza ngende umudive we. Umugabo yarangiza ati ko twahuriye mu kabari nkagushaka, uri umudive ati nzakwemeza. Yajya kubona akabona twamutumiye, agahita ahagarara muri DVD. Dufite ibintu twise family kwaya. Buriya kare kantu ka family karako kugira ngo ducengezemo abantu ubutumwa bwiza butemera ko bajya mu byacu. Wajya kubona ukabona arayiririmbye, umukameramana akamutinda, bakambwira tumutindeho, niwe waduhaye 300 muri 800 twatanze. Harya yabigezeho ntiyabigezeho? Icyo nashakaga kubabwira, mfite ubwoba ko turimo gutanga ibintu bidafite aho biva. Ndasaba Imana kwigarura ibihe byiza byajyaga bituma umuntu abona hari ikintu gikenewe muri korari, yarangiza akaza akavuga ngo nabonye iki kintu gikenewe ndagikora. Ndasaba Imana ngo itugarure ibihe byiza byo gusenga, aho twajyaga duhamagara ababwiriza buri mezi 3 korari kabifite amasengesho. Muri ayo masengesho niho twakuraga imbaraga, tukahakura kumva tubohotse, Imana ikadusiga igitinyiro cyayo, Imana ikadusiga ubwiza bwayo. Aho tugiye kuririmba nubwo ibyuma byaba byapfuye bitavuga, ariko abantu bumvaga icyo Imana yashakaga kuvugira muri twe. Murabizi nta bafure nk'izi zahabaga, mwajyaga kuririmba abantu mugasanga bafite bwa buransevu butagira n'amajwi. Ariko uyu munsi wa none abantu barimo baraba batambaye icyubahiro cy'Imana, bakajya kubwira umutekinisiye baze ni nkeya inyuma. Mutekereza ko impamvu abantu badakunze indirimbo ari uko baze yabaye nke? Oya, hari ikintu Imana yajyaga iduha uyu munsi itarimo kuduha. Kubera iki? Kubera ububi bwacu. Ndasaba Imana ngo tugendere ku masezerano yayo. Ndifuza ko tuza kugira umwanya, buri muntu wese akajya gutabaza Imana ngo imugarurire ibihe byiza. Icyo nkundira abaririmbye, aho yatinze arahakwereka. Cyakora ukabona umuntu ni umumama agiye muri korari, yari umumama utagira amagambo menshi witurije. Yagera muri korari agakubitanamo n'umukobwa, umukobwa akamubwira ati ariko mama, ko mbona uri umuturage kandi mufite amafaranga biti? Mama yarangiza ati se ni iki amafaranga ahurira he n'umuntu? Ati ntwate umuntu yakorera mu maso abona uri umuntu w'umuturage, ibyo bintu by'ibijipo byawe, ibintu byose akabipinga, inzara niki? Ngo uzajya kubona umuntu w'umumama wiyubashye rwose abantu bubahaga,
korari igiye kuronshinga, asigaranye akantu k'akarongo, ingohi bazimazeho, basize akantu k'akarongo tubiri duhagaze. Noneho n'umugabo yamureba akavuga ati mama kana uriya nabonaga ni wowe. Birababaje. Uyu ni umugoroba wo kwisubiramo. Murimo murashaka ibirungo, kandi ibirungo biva ku musozi. Ibirungo biva ku musozi w'Imana. Inako imbere yacu urugamba dufite kugira ngo Babuloni igwe, birasaba ibyo bintu. Ibintu byatumye Yeriko iriduka ni nabyo bintu bikenewe kugira ngo Babuloni igire gute? Igwe. Tugomba kuzengurukana isanduku y'Imana irimo amategeko 10 n'ubuyobozi bwayo. Tugomba kuzengurukana umutuzo tudahubuka mu bintu bya gihanuzi. Kandi tugomba kugenda turirimba, ariko indirimbo turi buririmbe zizatuma abantu bava muri Babuloni. N'abantu bacu bari mu ntege nke bakazivamo. Ni indirimbo ziva mu byanditswe byera, ni indirimbo zereka abantu igihe aho kigeze, ni indirimbo ziririmbwa n'abantu Imana yamaze kuzamura, bagasigara babona bakeneye kuzamura iteraniro. Bitari ibyo ntago biri bukunde. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Muri uyu mugoroba ndashaka kureba abaririmbyi barimo gusaba Imana kuvugurura umuhamagaro wabo. Umuntu uraho uvuga ngo nibyo koko nanjye nari narabayeho numva ntangiye kubihirwa, nabikoraga numva ntabikunze n'ingingwa, nari mbirimo mbona ari ibintu birimo kugenda biti icyerekezo, ariko ndasaba Imana ngo yongere insubize ubwitange nahoranye. Ndasaba Imana ngo yongere impe gukunda ijambo ryayo, yongere inzamure ku musozi, kandi impe ububyutse noneho kuririmba. Ndirimbe ntashaka kuririmbira abantu, ahubwo nshaka kuririmbira Imana, kandi ndashaka gukora mu gihe ngifite uburyo, kugira ngo igihe nzaba ntakiri muri ubu buzima, icyo Imana yankoresheje kizaba ari cyo yashakaga ko nkora. Umuririmbyi ushaka kuvugurura isano ye n'Imana, ushaka gusaba Imana ngo imuhe ububyutse, usaba Imana ngo imusige ubwiza bwayo mu maso, aze dusenge. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.